ruswa genda watendagaje benshi ruswa genda watendagaje ngira ngo natangira nshimira bamaze kuhagera muri inteko yacu idasanzwe no munsi mu murenge wacu wa Kigarama. Ngira ngo impamvu tuyisi idasanzwe nuko dufite n'abadusuye badasanzwe, nubwo duhorana tukabita ngo n'ababyeyi bacu, ariko uno munsi n'umunsi udasanzwe kuri twebwe abanyakigarama. Ngira ngo turashima bamaze kuhagera, turashima n'abashyitsi bamaze kuhagera kuba bamaze kwicara mu byicaro. Ngira ngo tubahaye ikaze mu murenge wacu wa Kigarama. Ibyo ari byo byose ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'abaturage, turi kumwe na njyanama n'abandi bose barahari baje kugira ngo twifatanye tubashe kubakira. Ngira ngo mu murenge wacu nk'uko muri iyi nteko yatangijwe, ngira ngo harimo na gahunda yo kurwanya ruswa n'akarengane. Muri ino nteko ngira ngo byatangirijwe hano iwacu mu murenge wacu wa Kigarama. Rero tukaba twakiriye abashyitsi bahageze. Hari igihe njya nkunda kwakira abashyitsi, hari umubyeyi wacu njya mbura uburyo navuga ngo namuhagurutsa. Nyakubahwa Deya ajya tubiri hafi cyane mu murenge wacu, akatwitaho, buri gihe ajya yumva ibintu byose yabizana muri Kigarama. Twebwe rero ntabwo tujya tumubona nk'umuyobozi, tujya tumubona nk'umubyeyi wacu. Nyakubahwa Deya, mubitwemereye mwahaguruka mugasuhuza abaturage bo mu murenge wa Kigarama. Mubitwemereye hari n'uwaturutse ku Mujyi nawe yahaguruka akadusuhuriza abaturage bo muri Kigarama. Mubitwemereye twabwira n'umuturage, hari umuturage tugira nubwo aba ku karere, imboni yacu DPC, umuturage wacu muri Kigarama, nawe yahaguruka akadusuhuza. Ngira ngo niwe focal point wacu hano mu murenge wacu. Tukagira perezida w'inama njyanama mu murenge wacu, nawe yahaguruka akabasuhuza. Ngira ngo hari n'abandi bashinzwe umutekano baturutse ku karere, hari uwa RIB nawe nahaguruka dusuhuza. Hari uwa immigration nawe nahaguruka dusuhuza. Ese iyo tuvuga ruswa ni iki? Cyane cyane ko abenshi hano tuhagarara inzego zitandukanye, usanga abantu iyo bari kuvuga ngo ruswa igaragara mu bayobozi, ruswa igaragara mu bantu batandukanye. Ruswa ni iki mama? Ndabizi ko abenshi bafite udupapuro twabahaye turi bubakopeze. Ruswa ni iki? Umuyobozi ufite ikibazo wagenda nk'igihe yagukemurira ikibazo akakwaka ruswa. Ngo ruswa ni igihe hari ikintu ukeneye ukajya ku muyobozi akanga kugira icyo agufasha ukamuha ruswa. Niko twese tubyumva. Ruswa ni iki? Ni ikintu cyose uba wahawe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tuvuge niba nari nemerewe akazi ariko kubera impamvu runaka ntabwo ako kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko,
hari ibyo tuzi twese bajya bavuga ngo ruswa ishingiye ku gitsina. Kugira ngo mbashe guhabwa akazi nuko ngomba kugira icyo mpa wa mukoresha ukeneye kumpa akazi bitewe n'icyo ashaka. Siko bimeze. Ni ukuvuga ngo ruswa, icyo gikorwa cya ruswa usasanga ruswa tibona mu nzego zitandukanye, yaba ari mu nzego za leta, yaba ari mu nzego z'abikorera, ahantu hose usanga ruswa ihari. Ariko iyo ruswa duhora tuvuga ngo ruswa ni cya gikorwa cyose nabonye cyangwa se nahawe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi muri uko guhabwa ibyo ntemerewe n'amategeko uzasanga kenshi mpawe serivisi ntari nemerewe guhabwa, wanambaza n'inkomoko y'uwo mutungo mfite ugasanga ntayo mfite. Harabo turi kumwe. Ikindi cya kabiri, ese ko tuvuga ruswa twese ntitwemeranywa ko ruswa imunga ikibukungu bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo niba hari akazi nagombaga guhabwa cyangwa se ntari nemerewe guhabwa ariko nkagahabwa kubera ko natanze ruswa, icyo gihe serivisi iba yatanzwe nabi. Ikindi cya kabiri, nubwo tuvuga ngo ruswa imunga ubukungu bw'igihugu, iyindi ngaruka tubona muri ruswa ni iyi. Indi ngaruka ya ruswa, kuko iki kiganiro nubwo ndi kugitanga ndabizi ko twese tubifiteho ubumenyi butandukanye. Akenshi iyo tuvuga ruswa tuvuga yuko ruswa igira ingaruka gusa ku wayitanze, ariko igira n'ingaruka ku wayihawe. Siko bimeze. Ushingiye ku gisobanuro kiza duhaye, ruswa igira ingaruka no ku wayihawe. Uwundi muntu wa gatatu ugira ingaruka kuri iyo ruswa ninde? Kandi twakivuze, kuko ruswa imunga ubukungu bw'igihugu. Ni ukuvuga ngo ruswa igira ingaruka ku bantu bangana batatu: uwayitanze, uwayihawe ndetse no ku gihugu. Ubwo rero iyo tumaze kumva yuko ruswa igira ingaruka kuri abo bantu batatu, icyo dusabwa ni iki? Turasabwa iki? Bya bindi twavuze cya kivugo cya polisi, buri wese abijisho. Aha, dutanga iki? Ni ukuvuga ngo rero kubera yuko ruswa ni icyaha kitababarirwa kandi gikomeye, bisaba yuko buri wese aho wamenya amakuru yuko hari umuntu utanga cyangwa se urimo kwakira ruswa, icyo dusabwa nk'abaturage nuko dutanga ayo makuru, kugira ngo wa undi warenganye abashe kugira gute, abashe kurenganurwa. Kuko birashoboka ko ari njye wagombaga guhabwa ako kazi, ariko bakagahundi bitewe na ruswa yatanze. Icyo gihe ngiye warenganye ngomba kurenganurwa. Ikindi cya gatatu, hamwe no gutanga amakuru, nuko tuzaba dutanze serivisi nziza. Kuko uko tugenda duhishira abatanga ruswa, nuko natwe turi kugenda tugira uruhare mu kumunga igihugu cyacu. Ubwo rero nsoza, nuko twese dusabwa kuba ijisho rya mugenzi wacu. Murakoze. Ngira ngo muzehe Manyakanyaga n'intore arangaje imbere, mwumve injyana n'impanuro bye n'ubutumwa ari buduhe bwo kurwanya ruswa mu Banyarwanda. Aho ugeze hagarariraho, ubudahangarwa bwawe bugeze ku iherezo. Wari intwaro ya bamwe mu bifite, none usigaye uriya bishuka. Ikimenyane no gutonesha warabyambaye, uburenganzira bwa muntu uratsikamira.
akarengane uratoteza ugahuguza amategeko y'igihugu uranzu yateye umugongo. Yewe ruswa genda uri ikibazo, yewe ruswa genda uri inzitizi y'amajyambere ku isi. Yewe ruswa genda uri ikibazo, yewe ruswa genda uri inzitizi y'amajyambere ku isi. Uri mungu iterambere ku isi, uri inzitizi y'amahoro n'umutuzo mu bantu, urakingira ikibaba amafuti ndetse n'amahugu. Witwa ruswa inyoroshyo bitugu kwahana ndajijisha, uwo baguhuje ntagira ijambo cyangwa ukuri. Ako karengane kawe kararambiranye. Yewe ruswa genda uri ikibazo, yewe ruswa genda uri inzitizi y'amajyambere ku isi. Yewe ruswa genda uri ikibazo, yewe ruswa genda uri inzitizi y'amajyambere ku isi. Ruswa we, ruswa we, ruswa genda watendagaje benshi. Ruswa we, ruswa we, ruswa genda watoteje benshi. Ruswa we, ruswa we, ruswa genda wabyinagaje benshi. Ruswa we, ruswa we, ruswa genda watoteje benshi. Banyarwanda banyarwandakazi, mujye turwanye ruswa dushyize hamwe, twirinda kuyitanga kuyaka no kuyakira. Dutunga urutoke aho tuyibonye hose. Intera u Rwanda rugezeho si iyo kubyinagazwa na ruswa turera. Leta yacu nta kidakoze ngo akarengane gacike mu Rwanda. Ziduha inzego zireba kure mu kurengera ikiremwamuntu. Umuvunyi, Transparency Rwanda, ubutabera, abashinzwe umutekano, ubushinjacyaha n'ingaga ziburanira abandi. Turashima cyane umurenge wacu wa Kigarama ya Kicukiro, ntiwigeze usubira inyuma mu kwirinda no kwamagana ruswa n'akarengane. Tutibagiwe ndetse n'abunzi, ruswa we itangwa ry'irimo ndetse n'amashebeshi. Ruswa we, ruswa we, ruswa genda watoteje benshi. Ruswa we, ruswa we, ruswa genda watinagaje benshi. Ruswa we, ruswa we, ruswa genda watoteje benshi. Kigarama oye, Kicukiro oye, Kigarama oye, Kigarama oye, Kigarama oye, Kicukiro oye, Kigarama oye, Kicukiro oye. Murakoze. Akanya gasigaye gahari, ngira ngo tugiye kumva politiki ya leta yo kurwanya ruswa. Tugiye kwizwa na nyakubahwa umushyitsi mukuru wacu nyakubahwa Deya, kandi mutega amatwi araza kuduha n'umwanya wo gutanga ibitekerezo. Karibu nyakubahwa umushyitsi mukuru. Muraho intore za Kigarama, muraho muri amahoro. Ndagira ngo mbashimire cyane ukuntu twari twitabiriye gahunda y'ubukangurambaga bwo kurwanya ruswa, aho umujyi wa Kigali uyu munsi watangije mu mirenge yose, mu tugari twose, mu midugudu, icyumweru cy'ubukangurambaga bwo kurwanya ruswa n'akarengane. Rwose ni mwishime kandi dushimire n'umujyi wacu wa Kigali. Ku nshuro ya kabiri ndagira ngo dushimire umuyobozi w'umujyi wa Kigali, ntabwo yabashije kuboneka kubera izindi nshingano, ariko yampaye intashyo ngo nzibagezeho, sinzi niba muzakiriye.
yambwiye ngo mbisegureho ko atabashije kuboneka, yagize izindi gahunda zamutunguye, ariko abafite ku mutima nk'abaturage b'umurenge wa Kigarama, kandi ubutumwa yampaye namwijeje ko ndi bubusohoze uko yabumpaye. Uyu munsi nk'uko nari mbivuze, mu mujyi wa Kigali twatangije icyumweru cy'ubukangurambaga ku kurwanya ruswa n'akarengane, cyatangiye uyu munsi tariki 25 z'ukwa kane, kikazasozwa itariki 3 z'ukwa gatatu. Kugisoza ntabwo ari ukuvuga ko ibikorwa byo kurwanya ruswa n'akarengane bizaba bihagaze, ahubwo navuga ko aribwo bizaba bitangiye, kuko iki cyumweru turagiharira amakuru. Bajya bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Burya umuturage ufite amakuru no gukora biroroha, biranihuta. Iki cyumweru cyaritangirijwe mu karere ka Kicukiro hano mu murenge wa Kigarama, ariko ngira ngo tubanze tunishime kuko umwaka ushize ubwo urwego rw'umuvunyi rwashimiraga muri buri ntara n'umujyi wa Kigali uturere twahize utundi, akarere kacu kahawe igikombe. Ibi rero bavandimwe turi kumwe, bayobozi muhagarariye inzego z'umutekano, namwe mwese bayobozi mu nzego za leta n'izindi nshingano turi kumwe, ari honorable, ari perezida w'inama njyanama, ntabwo ari ibintu byikora, tubikesha ubufatanye bwiza n'abaturage. Ari nayo mpamvu iyo hashyizweho iki cyumweru tuba dushaka n'ubundi rwa ruhare rw'umuturage. Maje avuze mu ncamake ku cyaha cya ruswa, numvise nawe mwari mufiteho n'amakuru. Ruswa icyo ari cyo, ingaruka zacyo, ariko hari ingaruka ikomeye ngira ngo nanjye nongereho. Buriya ruswa igira uruhare rukomeye mu kwangisha umuturage ubuyobozi bwe, ubuyobozi bw'igihugu cye, ubuyobozi nawe ubwe abarizwamo. Kubera ko wa muturage wimwe serivisi kandi yarayikwiriye, uwo ntashobora kongera kwizera ubuyobozi. Iyo turi hano rero nk'abayobozi tuba tugira ngo tunamagane uwaba yaka ruswa mu izina ry'inshingano afite, kuko inyungu ze bwite zigira uruhare mu gutuma umuturage atakariza icyizere abandi bayobozi. Ariko nanone iyo turi hano twongera kwibutsa n'abaturage ko nubwo maje atabigiyemo cyane, buriya gusaba ruswa no kuyitanga no kuyireberera byose ni iki? Byose ni iki? Gusaba ruswa, kuyitanga no kuyigira gute? Ni iki? Ni icyaha. Buriya rero nta kintu kibabaza nko kuba umufatanyacyaha mu cyaha utagizemo uruhare. Hari uyisabye mu nyungu ze, hari uyitanze nawe mu nyungu ze cyangwa mu gushaka kwirwanaho, ariko hari n'undi wo ku ruhande uyirebereye, ibintu bigapfa areba. Gukora ubukangurambaga nk'ubu rero ni ukugira ngo twamagane ba bandi bayisaba, tuburire ba bandi bayitanga, ariko tunagaye abayireberera. Uyireberera umuntu akubaka mu kajagari, ugasigara uvuga utese kuba bamusabye ruswa, ariko inshingano zawe nk'umuturage mwiza, nk'umunyagihugu, tunga urutoki, tanga amakuru kandi ku gihe. Hari igihe tuvuga ngo gutanga amakuru ku gihe, abantu ntibumve neza ingaruka bijya bigira iyo umuntu atatanze amakuru ku gihe. Umuntu akubaka inzu y'akajagari itemewe. Ndagira ngo nongere mbitindeho kuko ni urugero tudakwiye gutakaza, kuko mu mujyi wacu w'iterambere abantu bakeneye kubaka, ariko hari abashaka kubaka mu buryo butemewe. Ejo byagaragara ko yubatse inyubako itemewe, ati nyamara bari bansabye ruswa, ati runaka yansabye ruswa, akabivuga impitagihe. Ubwo ntagiye guhomba kabiri, niba koko yasabwe iyo ruswa ahombye kabiri. Ariko niba atayisabwe akaba bivuze kuko bigaragaye ko bayakoze amakosa, asebeje ubuyobozi. Hano rero ni ngombwa ko dufatanya kugira ngo amakuru atangwe ku gihe. Ukoze ikosa tumugarure, tumuyobore hakiri kare, ejo adasigara yisobanura mu buryo bwo kwirwanaho akananduza n'abandi. Ariko nanone tunarinde n'abaturage bacu kugwishwa mu mutego wo gushorwa mu byaha. Aha rero hari n'ibihano biteganijwe kuri ba bantu bakiriye ruswa cyangwa bayitanze, kuko hari n'abatega abantu umutego wa ruswa, nawe bikagaragara ko
yabikoze abizi kandi abigambiriye. Harimo igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Aho ngaho umucamanza mu bushishozi bwe agena igihano ari buguhe. Hari n'ihazabu y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke umuntu yatanze cyangwa yakiriye. Ibyo ni bimwe mu bihano. Hari n'igifungo kirenze imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. N'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 y'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye mu gihe igikorwa cyari kigambiriwe kinyuranyije n'amategeko. Hari igihe umuntu asaba igikorwa yari yemerewe ariko agashaka kugihabwa mu buryo butemewe. Aho turahumvikana. Tuvuge urugero wenda natanga, waje ushaka serivisi runaka, waruje gusezerana. Gusezerana si uburenganzira bwawe, biranemewe, turanabishyigikira ko abantu babana barasezeranye. Ariko bakakubwira bati tugeze wenda mu kwezi kwa 6 twandika, cyangwa bakakubwira bati ubu ngubu uje uyu munsi uzasezerana dukurikije abagutanze, uzasezerana mu kwezi kwa 7. Ugashaka gutanga indonke kugira ngo uce ku bandi, uhabwe serivisi wari wemerewe ariko uyihabwe mu buryo butagize gute, butemewe, bunyuranije n'amategeko. Aho ngaho ingingo y'uko watanze ruswa ariko mu gikorwa cyari cyemewe n'amategeko irakugonze. Ariko hari nuza agashaka gukora cyangwa gukoresha utanga serivisi binyuranije n'amategeko. Muzi ko iyo umuntu ashaka, ndacyatanga wenda rwa rugero rwa serivisi inahereyeho yo gusezerana kugira ngo abantu babyumve neza. Iyo umuntu aje kwiyandikisha ngo asezerane basaba nibura iminsi ingahe? Iminsi ingahe? 20. Ariko ukaza uti nge ndihuta cyane nta kuntu mwansezeranya mu cyumweru kimwe. Usabye ibitemewe n'iki? N'amategeko. Cyangwa bakakubwira bati aha hantu uri musabira icyangombwa cyo kubaka hagenewe amashyamba, ariko uti twumvikanye nahashyira inzu. Urimo urasaba ibitagize gute? Ibitemewe n'amategeko. Hari ushobora gushaka kugura serivisi zemewe n'amategeko akazihabwa mu buryo butemewe n'amategeko, ariko hari n'ushaka kugura serivisi zitanemewe n'amategeko kugira ngo wazikore. Aho hose rero bya bihano biba biteganijwe. Icyo rero dushyiriraho iki cyumweru ni ukugira ngo turinde abaturage bacu ibihano, kuko leta ibereyeho cyane cyane kwigisha, gusobanurira abaturage ariko no kubasaba uruhare rwabo. Muri iki cyumweru rero hazakorwamo ibikorwa byinshi, ariko iby'ingenzi ni ibigaruka ku kwigisha. Tuzakorana cyane n'itangazamakuru ngira ngo tunabashimire rwose, mufashe dushimire itangazamakuru kuko bagira uruhare rukomeye mu gutunga agatoki ahari icyuho cyaki, ahari icyuho cya ruswa. Rwose ni mubashimire. N'ubundi muri iki cyumweru tuzakorana cyane n'itangazamakuru, ariko noneho mu kwigisha, mu gutanga amakuru, mu kubwira abaturage uburyo dukeneye mu ruhare rwabo, kugira ngo ejo uwashaka kugushuka cyangwa agashaka gushuka umuturanyi wawe nturebere, ahubwo utanga amakuru, wumve ko uruhare rwawe ari rwo dukeneye kugira ngo mu gihugu cyacu dukomeze dukumire ruswa. Ntabwo rero nasoza tudashimiye ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, kuko ibi byose tuvuga nuko hari ubushake bwa politike y'igihugu cyacu bwo kugira ngo turwanye ruswa n'akarengane. Kandi uko ubushakashatsi bugenda bubigaragaza, raporo zitandukanye mu gihugu cyacu, ubwo bushake bwa politike butuma hari byinshi bikorwa mu gukumira ruswa n'akarengane. Ntabwo biraba 100%, ariko dushima ko hari byinshi bimaze gukorwa no kuba abantu bashyiraho izi gahunda. Tugatinyuka, umuyobozi akavuga ati tunga agatoki, umuturage agahabwa umwanya yaho yaba abona hari serivisi zitamunogeye. Umuturage agatinyurwa kuvuga ati niba hari n'umuyobozi wagusabye ruswa, niba hari n'umukozi mu nzego za leta wagusabye ruswa,
niba hari uwari ushinzwe kuguha serivisi wagusabye ruswa, tanga amakuru. Ubu mu karere ka Kicukiro ku nyubako z'ubuyobozi hose hashyizweho udusanduka tw'ibitekerezo, haba ku kagari, haba ku murenge, haba ku karere. Turabasaba kugira ngo nk'abaturage ari namwe dushyiriraho ibikorwa, muduhe amakuru, dukoresha utwo dusanduka tw'ibitekerezo. Niba hari serivisi itakunyuze, niba hari uwagusabye ruswa, genda uhandike ushyireho ubutumwa bw'icyo ushaka ko gikosorwa, ari aho utakiriwe neza, ari icyo unenga, ariko niba hari n'icyo ushima nacyo kivuge. Ibyo nabyo bituma abayobozi bamenya ni hehe twakomeza gushyira imbaraga, n'iki twakosora, n'iki twakomeza gukora. Si utwo dusanduku gusa, dufite n'umurongo wa telefone utishyurwa, ari ku rwego rwa buri karere mu turere tugize umujyi wa Kigali, ariko ari no ku rwego rw'umujyi. Telefone y'akarere ka Kicukiro ni 45 65, telefone itishyurwa 4565. Iyo uyihamagaye nta mafaranga agenda, nta inite zigenda, ariko iyo utanze amakuru, cyane cyane ko hari icyuho cya ruswa n'akarengane, uba wubatse igihugu, uba ufashije ubuyobozi gukomeza kugira imiyoborere myiza, uba ushyigikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu gukomeza kubaka u Rwanda twifuza, no gukomeza gushyigikira amahitamo yacu y'Abanyarwanda yo kubaka dukorera mu mucyo. Uyu munsi rero dutahana ubwo butumwa mu midugudu yacu, tubimenyeshe n'abandi. Abayobozi b'imidugudu turi kumwe hano, biradusaba kwisesengura tukareba se mu midugudu yacu bimeze gute, nta cyuho cya ruswa, ariko n'abaturage tukabaha ayo makuru kugira ngo tubarinde kuba bagushwa mu cyaha cyo gutanga ruswa, kuyisabwa cyangwa kuyitanga. Ntabwo rero mvuga ngo dushoje iyi gahunda, ahubwo tugiye kwinjira mu mwanya w'ibitekerezo. Mutubwire ko mubyumva, mutubwire ibitekerezo mwaho ubuyobozi kugira ngo dukomeze turwanye ruswa, turwanye iki cyaha, tugikumire mu karere kacu, tugikumire mu murenge wacu wa Kigarama, tugikumire mu midugudu. Icyo ubona kitarakorwa ni umwanya wo kugira ngo tuze kwakira ibitekerezo, ariko n'ingamba mubona ari nziza zakomeza nazo muze kuzivuga kugira ngo bitwongerere imbaraga zo gukomeza kubikora dufatanije n'abaturage. Ndagira ngo rero mbashimire, nshimire nyakubahwa intumwa ya rubanda ifatanije natwe, nubwo asanzwe ari umuturage w'umurenge wa Kigarama, ariko turamushimira kuko abana natwe mu bikorwa bitandukanye bitari no muri ya gahunda y'inteko, ahubwo akaza nk'inararibonye y'umurenge kandi akaduha ibitekerezo. Ndashimira abagize inama y'umutekano y'akarere turi kumwe hano, perezida w'inama njyanama ndetse n'umuyobozi w'ishami ry'imiyoborere myiza mu mujyi wa Kigali. Turizera ko aza kuhita aduhera umuyobozi w'umujyi ubutumwa bw'ibiza kuvugirwa hano ndetse n'imyanzuro tuza kuhavugirwa. Nkaba rero ariyo ncamake y'ibigendanye n'ubu bukangurambaga tugiyemo. Iki cyumweru kizibanda cyane ku gutanga amakuru, kugaragaza uruhare rwacu nk'abaturage, uruhare rwacu nk'abayobozi, uruhare rw'abafatanyabikorwa, baba amadini n'amatorero, haba itangazamakuru, baba abikorera, haba urubyiruko, haba abagore. Muri ibyo byiciro byose dukeneye ko aya makuru azabageraho, ubu butumwa buzabageraho, buri wese agasobanukirwa ko ari inshingano zanjye, ari inshingano zawe, ari inshingano za buri wese gukumira haba hari icyuho cyose cya ruswa no kuyirwanya, kuko ruswa niyo ibyara n'akarengane. Murakoze cyane, reka twinjire mu mwanya w'ibitekerezo. ngira ngo aduhaye umwanya mwiza rero wo gutanga ibitekerezo bijyana muri iyo gahunda yo kurwanya ruswa ndetse n'akarengane. Burya akarengane na ruswa ni impanga. Ngira ngo umwanya ni uwanyu, umuntu arazajya azamura urutoki hejuru, hanyuma yivuga amazina n'umudugudu n'akagari, hanyuma na telefone kugira ngo abantu babashe kwakira neza no kwandika igitekerezo n'ikibazo babajije. Ndumva twakora urugo ku rugo. Urugo ku rugo, nizere yuko decentralisation nicyo kintu
ngira ngo leta yacu idukunda yaduhitiyemo ku buryo burya urugo ndavuga famiye ruba rufite umuyobozi, ahantu inzego z'ubuyobozi zitari, kandi n'urugo rudafite umuyobozi rufite umutware, n'urudafite umutware rufite umukuru muri rwo. Urugo rero nziruto rw'igihugu cyacu ni isibo. Je numva dufashe initiative yo guhera ikumira no kurwanya ruswa, tukarihera mu bayobozi b'amasibo aribo twe. Nizere yuko nta muntu waza gutanga ruswa mu isibo yawe cyangwa ajye kuyitanga, ukora ubushakashatsi umuyoberwe. Niyo mpamvu numva habanza gukumira, ariko kuba hafi y'abaturage bacu ukamubwira serivisi yemerewe n'izo atemerewe n'impamvu atazemerewe, yemwe n'impamvu yemerewe izo ngizo, akarushaho gusobanuka no gusobanukirwa ibyo ngibyo. Ubwo numva twaba turimo turakumira, noneho tukagerageza no gutahura, tukaba abantu bazi ubwenge, turagize ubwenge, turagiye bo muri kino kinyejana 2020 tujyana muri 2050, ndumva atanirwa gutahura. Ubu se kuki ntabwo twakwambuka ikiraro uko tukigezeho? Tugomba kwambuka ikiraro tutarakigeraho. Ariyo mpamvu tugomba gutegura uburyo twatahura iyo mitangirwe ya ruswa n'uburyo bwose n'amayeri bicamo. Murakoze, gihe nicyo gitekerezo natangaga. Arakoze Jean Pierre. Reka twizere ko iyi gahunda avuze y'urugo ku rugo ayiyemeje nk'umutwara sibo, tugahera ku isibo ye akavuga ati mfite ingo 20, ndabizeza ko iki cyumweru kizarangira aya makuru y'uko buri muturage akeneye uruhare rwe, hakenewe uruhare rwe mu kurwanya ruswa, ingo zose nzaba nazigezeho. Ko mwabyumvise, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'uturere tuwugize, natwe tuzaba turi hirya no hino dutanga amakuru kandi dusaba cyane uruhare rwa buri wese, tumusaba ubufatanye kugira ngo dukumire tunarwanye ahari icyuho cyose cya ruswa. Ubwo rero dushimiye ko nawe ushyizeho akawe nk'umutwara sibo, yuko nyuma yo gukorana n'itangazamakuru, nyuma yo kujya mu madini n'amatorero n'izindi nzego n'ibindi byiciro, wongeyemo nawe akarusho ko kuvuga ngo nk'umutwara sibo natwe tuzakora n'ubukangurambaga urugo ku rugo, twibutsa abaturage icyo bakeneweho kugira ngo turwanye ruswa. Urakoze cyane ku gitekerezo cyiza, ariko numva kiri buhinduke n'umwanzuro. Ikibazo nge nshatse kuvuga ku kijyanye na ruswa ni ikijyanye, iyo ruswa nyine iragaragara kandi ikagaragara mu bijyanye n'imiturire mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu wese wubatse inzu itajyanye na master plan y'umujyi wa Kigali, iyo izamutse iyo nzu biba bigaragara ko yazamutse mu rwego rw'iki rwa ruswa, kandi bikagaragara ko mu baturage batuye mu murenge wa Kigarama cyangwa se mu mujyi wa Kigali, abantu bose ntago banganya ubushobozi. Muri makeya nge nkanumva umuti wa byose, nubwo mutunganya master plan z'umujyi wa Kigali, ko mwazajya munareba no muri babandi ba rubanda rugufi, kuko umujyi wa Kigali ntago uzaturwa n'abifite gusa, mugategura site yaturamo rubanda rugufi nyine. Turagira ngo dushimire ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwemeje ko inkarakara zemerwa mu kubakishwa mu mujyi wa Kigali. Icyo rwose nagira ngo abantu bari hano bakunze badufashe tukabaha amashyi, kuko icyo kintu kuri banda rugufi urumva mu kubaka byaroroshye. Ariko nanone nkavuga nti igiciro cyo kubaka, kugira ngo umuntu abone icyangombwa cyo kubaka, mu by'ukuri ko mutubwira ngo biroroshye, cyaba kiriho, nimba kiriho gihagaze gute, ana amafaranga angahe? Kuko hari umuntu ushobora gutanga na ruswa y'ibihumbi 500 kandi wenda icyangombwa cyo kubaka kitageze no mu bihumbi 500. Icyangombwa cyo kubaka. Mu by'ukuri rero nimba ibyo biciro biriho, mwabitugezaho, hanyuma tunabasaba ko mwadutegurira site cyangwa se umudugudu
wa ba rubanda rugufi kugira ngo nabo bagaragare mu miturire y'uyu mujyi wa Kigali. Murakoze cyane. Ntabwo bigeze bavuga ngo Kigali y'abifite cyangwa Kigali y'abishoboye cyangwa Kigali y'abakize n'itari y'abakize, havuzwe Kigali yacu. Kigali yacu rero ni ya twese, ahubwo icyo twabonye mu miturire no mu myubakire, ikibazo kibikiye kiba umuturage udasaba amakuru ku butaka bwe ngo ayabone ari uyisabiye, hakinjiramo wa murongo w'abo twita abakomisiyoneri, akaba ari nawe ukuzanira amakuru nk'aho ari ay'impamo ku butaka bwawe kandi nawe ari mu nyungu ze. Ariko wowe muturage ufite icyo ushaka gukora ku butaka bwawe, inama dutanga ni iyihe: gana umukozi ushinzwe imyubakire akwereke, kuko umushinga ubaza si wo uri hano imbere abaza, si wundi najya kubaza abaza, wowe bitewe n'umushinga ufite ku butaka bwawe, gana umukozi ushinzwe imyubakire. Niyo nama nziza duha abaturage. Ugaragaza inyubako ushaka kubaka, ugaragaze n'aho ushaka kuyitereka, hanyuma umukozi ushinzwe imyubakire aguha inama ariko ishingiye ku mushinga wawe. Naho ubundi ntabwo imishinga imera kimwe, nta nubwo imishinga isabirwa impushya zimwe, nta nubwo imishinga ishyirwa ku giciro kimwe, ahubwo wowe nka nyir'ubutaka igitekerezo ufite cy'umushinga gisha inama umukozi ushinzwe imyubakire. Ku murenge arahari, ku karere dufite ishami rigira inama ku baturage bashaka kugira inyubako bashyiraho. Ku mujyi wa Kigali aho hose n'inzego zegereye abaturage b'umujyi wa Kigali kugira ngo dufatanye duhe umuturage amakuru ku butaka bwe. Naho iyo tangiye muri rusange, wa wundi ushakamo indonke ayatwara gutyo akayavuga uko ashaka. Ubu se ninkubwira ngo igiciro cy'icyangombwa cy'ubutaka ushaka ni 100,000 wenda mvuze, ariko uzasanga umushinga wari ufite ushobora no kuba uri hasi yaho cyangwa uri hejuru yaho. Ariko iyo uvuze ibya rusange kandi wowe ufite uburenganzira ku mushinga wawe ku giti cyawe, uzasanga uhawe inama zijyanye n'umushinga ufite. Umva rero ibintu by'imyubakire rwose tujye tuva mu kintu cya rusange. Wowe ugaragaza umushinga wawe, nujya no gutanga ubuhamya, utanga ubuhamya bw'ikintu wahagazeho. Uvuga uti ngenda shaka kubaha ubuhamya bw'uko byangendekeye ku mutungo wanjye. Naho nujya kubivuga ibyo wumvanye abandi, ushobora kuba wabyumvanye yarabivugaga mu nyungu ze. Wenda harimo n'iyi ruswa turimo tuvuga, wenda harimo imikorere mibi, ariko iyo ubigendeyemo gutyo utavuga amakuru wahagazeho wiherewe, uba uri mu kwirakwiza ibihuha. Niba rero ufite umushinga, inama nakugira, gana umukozi ushinzwe imyubakire ku murenge, ku karere cyangwa ku mujyi wa Kigali ahakoroheye, baguha amakuru ku butaka bwawe, bakubwira ibikoresho wemerewe kubakisha bitewe n'umushinga ufite, bizatuma ujyana amakuru y'ukuri. Sinababwiye ko iki cyumweru ikintu tuzibanda hari ugutanga amakuru. Ayo rwose ndagira ngo tuyatahane nk'amwe mu makuru y'ingenzi yo kurwanya ruswa n'akarengane. Niba uko umucuruzi abyuka akajya gutekereza umushinga akavuga ati nzacuruza ibi kuko uriya duturanye acuruza ibi, nawe niba ufite ikintu ushaka gukora, tera intambwe ku giti cyawe utabishyizemo undi muntu, wigwa mu mwanya wawe. Ushaka kukubwira ko abizi kukurusha umwamagane, ukubwira ko azi aho banyura bikihuta umwamagane, umubwire uti ayo makuru ndashaka kujya kuyibariza. Icyo gihe uzatubera umuhamya w'ibyo wahagazeho, uburyo wakiriwe, amakuru wahawe, uzajya unabivuga nk'uwabihagazeho. Nge nicyo ngicyo numva nasubiza. Nitwa Byiringiro Shadrake, ntuye mu mudugudu wa Kamabuye, akagari ka Nyarurama, umurenge wa Kigarama, mu karere ka Kicukiro. Telefone 0783 41 49 99. Nge rero ndashaka kuvuga ku kijyanye na ruswa kuko aricyo turiho. Mu by'ukuri ruswa tuyiziho byinshi, hari amakuru menshi tugiye tuzi,
ariko intandaro yo kugira ngo umuntu ayitange, njye namaze gukora ubushakashatsi bwanjye, ni isiragizwa n'ikererezwa rya serivisi umuntu aba yemerewe n'amategeko, rimwe na rimwe ushinzwe kubimuha akica nk'amategeko kandi ayazi, ariko akabiterwa na za ndonke yahawe n'uwa mbere, hanyuma agashaka ko n'uwa kabiri ashobora kuza kuzimuha. Rero ndashaka kubanza ndashima urwego rw'ubutaka mu karere kacu ka Kicukiro, ariko cyane cyane ndashima umubyeyi uri muri serivisi, uriya utwakira imbere, agerageza gukurikiza uko amategeko abiteganya mu bintu bijyanye na administration. Niba haye umuntu reception, agerageza gukurikira rendezvous yamuhaye ko yongeye kuyitabira. Yaguhaye rendezvous gatatu, ubwa gatatu akohereza aho nawe yakoherereje ikibazo, akubwira ngo reka nze njye kukubariza niba igisubizo kitari ukuri, ndagufata ukuboko nkujyane. Ibyo bintu arabikora. Rero inama natanga kugira ngo mudukurikirane no mu zindi nzego, bagerageje gukurikirana rendezvous bahaye umuntu, bakajya banatanga ikimenyetso cyemeza yuko umuntu rendezvous bamuhaye bayikurikiranye. Byazajya bifasha umuturage kumva yuko serivisi yemerewe yayihawe ku gihe. Urugero, aho byaviriye mu karere umuturage atakigirayo, badushyize hafi mu kutworohereza ingendo bakabizana ku murenge, ujyana icyangombwa. Njye ndavuga ibyo nzi, ntabwo mvuga ibyo nabwiwe n'undi muntu. Ujyana icyangombwa, umuntu akaguha igihe giteganywa n'amategeko kari buzagaruka kureba yuko cyagarutse. Noneho wasubirayo cya gihe ukagenda nkaho atakubwiye yuko cyangwa kitagarutse, ngo ariko anaguhe n'impamvu yemeza yuko kitagarutse. Ubwo ndavuga gufata ya reception akongera agateraho indi stampu akavuga ngo uzagaruke igihe iki n'iki. Yanga kubikora kugira ngo yirinde yuko nujya ku rwego rumukuriye ruzareba yuko yagiye agusiragiza nta n'impamvu ifatika yaguhaye. Ariko nyamara nimubikurikirana mukabwira bari abantu bari kuri reception, niba icyangombwa kimara ibyumweru 2, umuntu akaba amuhaye rendezvous y'ibyumweru 2 kuko yakiriye icyangombwa, umuntu agatega akava Nyamirambo akava he hakava ahandi hatandukanye, aje kuri ya rendezvous y'ibyumweru 2, ajye yongera amuterereho kashe yuko kuri bya byumweru 2 yitabiriye kuza kureba icyangombwa cye, yongera atahe. Ntacyo bitwaye buriya ku muturage iyo umusobanura impamvu cyangwa kitabonetse, hanyuma ukamuha n'icyemezo cyemeza yuko rendezvous yari yaguhaye we wayitabiriye, ugenda wishimye unyuzwe. Kuko n'umuntu wese umenyereye administration, iyo agiye ku muntu inshuro 3 amuha igisubizo gitandukanye, genda uzagaruke ejo, genda uzagaruke ejo, ajya ku buyobozi bumukuriye. Niko tubizi, ni nako inzego zubatse. Ariko barabyirengagiza kuko abavuga ati umunsi uyu muntu azagera ku munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge akabona namuhaye rendezvous ibyumweru z'inshuro 3 zikurikiranye, ntarajya kumubariza ikibazo cye azagira ngo iki. Rero ako kantu narakabonye, mbona na experience nziza, nagashimiye uriya mubyeyi kandi nakababwiye muzanamunshimirire. Wenda hari n'undi byabayeho nk'uko njye byambayeho, hanyuma ariko n'abandi mubakangurire kugakoresha. Maze ubundi ikindi, twese nk'abayobozi mu by'ukuri tujye dufata inshingano ku muturage, tujye dutekereza ku mutima ngo ari twebwe. Niba umuntu afashe 1000 agatega moto akaza kureba icyangombwa hano, akongera agatega ikindi si 2000, hanyuma akazongera akagaruka si 4000. Noneho uyu nguyu kubera yuko afite za ndonke rero turimo turarwanya, uyu araza agahita afata icyangombwa cye akagishyira hejuru y'icyanjye, akaba arabijyanye, icyo uyu nguyu kikazaza mbere wagakoresha 2000 kubera ko hari n'izindi ndonke yamuhaye. Nasoza mvuga ngo rero twese nk'abayobozi, kandi mwe mudukore mutubereye imbere, mujye mukangurira abantu muri staff, kumwe mutuganiriza mu nama z'abakozi, mujye mutekereza ngo ari njyewe. Kandi ikindi muvuge ngo abaturage baragira ngo iki, abaturage baragira ngo iki nibabona hari umuntu ugiye hariya hanze akaganiriza mugenzi ati ngiye maze amezi 8, ubundi mu mategeko ntabwo byemeka icyangombwa cyamara amezi 8 umuntu ataramenya ikibazo kirimo. Ariko bibaho ko umuntu agenda agaruka, noneho ahubwo nawe
yahura n'undi muntu w'ubwenge akamubwira uburyo za ndonke zijya zikemura ikibazo ku buryo bwihuse. Ibyo nabyo ni ukubaka ubushobozi bw'umukozi, kuko umukozi iyo umubwiye ko ibyo yakoze atari byiza uba umufashije kugira gute? Kwikosora. Nawe ni umuntu, niba umubwiye uti ibyo wakoze si byo, ubutaha najya kubisubira azabanza bitekerezeho, ariko ashobora no kuhita nawe abizinuka akavuga ati ibyo nkora n'abandi barabona ko atari byo, nk'uko wanabivuze uti abantu baragira ngo iki, nawe buriya ako gatima arakagira. Ni byiza rero ko turiya dusanduka twashyiriyeho abaturage, si nta mpamvu yo gutegereza igihe kirekire, si ugakoresheje cyangwa duhamagare kuri wa murongo wa telefoni itishyurwa, nazo ziba zimanitse ku nzugi z'aho dutangira serivisi, usigutanze amakuru ku buryo wakiriwe. Hano nakiriwe neza, ahangaha uko banyakiriye ntibyanshimishije kubera impamvu iyi n'iyi, natanze dosiye imaze igihe kingana gutya, simpabwa igisubizo cy'impamvu ikererwa, kandi mu cyuho cya ruswa harimo no gusiragiza umuturage. Rero rwose mureke natwe nk'abaturage uruhare rwacu dusabwa muri ubu bukangurambaga dutere intambwe turukore. Ntugende urakaye ufite umutima mubi ariko ngiye banyakiriye nabi, kandi hari ahantu washyiriweho kugira ngo uhite utangira ayo makuru, uhave rwose we n'umutima wawe mwikiranuye, uvuga uti umusanzu wanjye ndawutanze, nubwo uyu muntu anyakiriye nabi ariko ndagira ngo mukosore, n'ejo nuzakurikiraho cyangwa ninagaruka ibi bintu ntibizongere. Mureke rero dufatanye, ni umwe mu musaruro dutegereje muri ubu bukangurambaga bw'uko abantu batanga igisubizo cyangwa bavuga uko babona imitangire ya serivisi ku nzego zose, ibyo ushima ukabivuga, ibyo ugaye ukabivuga, ibyo usaba ko byakosorwa cyangwa byanozwa nabyo ukabivuga. Reka rero mbashimire cyane abaduhaye ibitekerezo, abagaragaje ibikwiye gukomeza kunozwa. Mu by'ukuri turashima aho tugeze, ariko ntabwo duhagaze, turacyasabwa gukomeza kujya imbere kugira ngo n'ibitaranoga byose 100% tubinoze. Nongera mbisubiremo ko nk'ubuyobozi tubereyeho inyungu z'abaturage. Leta yacu icyo isaba buri muyobozi ni ukugira ngo akora ashyira umuturage ku isonga. Aho bitagenda neza rero nirwo rubuga tugenda dushyiraho kugira ngo uwaba atubahiriza ubutumwa afite ahwiturwe, agororwe, agawe, ahanwe igihe biri ngombwa. Ariko kugira ngo bishoboke nuko umuturage abigiramo uruhare, tugatanga amakuru y'ukuri kandi ku gihe. Ndagaruka ku makuru y'ukuri kugira ngo niba koko dushaka ko ahari ikibazo gikemuka, ukuri niko kugomba kuza imbere. Ariko igihari cyo nuko Abanyarwanda dukunda igihugu, Abanyarwanda dukunda ubuyobozi, buri wese abagira ngo igihugu cyacu gikomeze kigira ijambo kandi cyubakwe neza, tukibemo buri wese akishimiye. Rero ndabashimiye, tugira uruhare muri ubwo bukangurambaga. Mwumvise ko ari ubukangurambaga bw'icyumweru, ariko ntabwo nyuma yaho bizavuga ngo duhagaritse ibikorwa byo kurwanya ruswa n'akarengane, ahubwo ubu bukangurambaga ni ukugira ngo twongere tuzane ikibatsi. Niba hari amakuru waribagiwe gutanga, ni umwanya wo kugira ngo uyatange. Niba hari inshingano utubahirizaga, ni umwanya wo kugira ngo uzubahirize. Niba kandi hari n'icyo ubona kindi cyakorwa mu rwego uriho, waba uri umuyobozi waba uri umuturage, buri wese yongere yifashe gutekereza ese twakora iki kugira ngo dukomeze tugire igihugu kitarimo ruswa, kitarimo akarengane, abaturage bahabwe serivisi bakwiye kandi ku gihe. Ariko noneho n'inshingano zacu nk'abaturage natwe tuzubahirize. Ndabashimiye cyane rero abaturage ba Kigarama, nshimiye abayobozi bose twafatanije muri iki kiganiro. Imihigo irakomeje. Gendura inzitizi y'amajyambere ku isi. Yewe ruswa gendura ikibazo. Yewe ruswa gendura inzitizi y'amajyambere ku isi. Uri mu iterambere ku isi, inzitizi y'amahoro n'umutuzo mu bantu, urakingira ikibaba amafuti ndetse n'amahoro.